Alright. Reka ntangire ngusuze kandi nguhe ikaze. Nshimire by'umwihariko yamaje ukana subscribe kuri Ndahaye TV kugira ngo ibiganiro byacu ndetse n'amajwi ameze neza bijye bikujyaho gatanu kuri gatanu. Wowe utarayikanda nakubwira ngo nicyo gihe niwo mwanya. Iyi saa kuri gita munsi turahanze neza hagaragara neza hafite view nziza ni mu cyaro. Aho mu cyaro kwibaza hagana hehe ni mu karere ka Rwamagana. Karere ka Rwamagana murabizi ahantu batuye wambutse umujyi wa Kigali. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu mu mudugudu wa Kinunga. Exactly. Kagari ko murabo kamenya mukanya. So mu byukuri rero hano tugiye gusura umuntu w'umumama, umudamu tugiye gusura bitandukanye watoraguye umwana ariko afite abandi bana arera. Ubuzima bugoye umushaririye ni mu cyaro tugiye kumwegera bire byinshi bitandukanye uburyo yabonye uwo mwana kandi nawe by'umwihariko ni umumama ucishije make, umumama utifashije utishoboye. Tugiye kujyana tuganire atubwire byinshi kuri we, ntimukureho kopi, ntimukureho urushinge, ntimukureho gatoya. Twagiye mugiye kumenya byinshi bitandukanye. Cameraman twagiye. Iyo yemwe Karibu. Murakoze. Twaganiriye hanze sera. Mwana bite? Amakuru ni meza. Mama, reka tuganire. Turabasuye reka tuganire. Reka twicarire hariya. Nta kibazo. Mama. Turabasuye turabagendereye. Yego. Tuvuye mu mujyi wa Kigali ariko hano ni kuri. Turazamutse tugeraho bita za Kabuga, turamanuka tugera muri za Rugende, tuva muri Rugende tuzamuka mu Yumbu, turamanuka duca n'ahantu hari station ya polisi ya Ribu hari sinzi kuno bahita. Tubagezeho. Harimo urugendo rurerure, harimo ibirometero byinshi. Reka twiganirire. Batangira twibwira muri rusange. Ngewe nitwa Nyirahakizimana Beatrice. Akarere ka Rwamagana. Umurenge wa Muyumbu. Akagari ka Nyarukombe. Umudugudu wa Kinunga. Umudugudu wa Kinunga. Mediatrice niko witwa. Nyirahakizimana Beatrice. Beatrice, okay. Beatrice ni muntu ki? Beatrice ni umuntu uri aho ngaho w'umuhinzi. Mbese utungwa n'ibyo guhinga. Urubatse? Oya. Ndakodesha. Nyine ndavubaza ufite umutware mu bana? Umugabo ndamufite. Abana? Mfite abana 5 n'uwo nabonye wa gatandatu. Nukuvuga ngo umeze neza, nukuvuga ngo ufite abana 5 ufite n'ibyo bahana murahinga nta kibazo muheza. Nyine ikibazo nuko amasambu ntayo. Guhinga mvuga ni ukugenda ngahingira umuntu akampa 1000 cyangwa akampa ibyo kurya. Umurakodesha? Ubinze umuzikodesha hanga aho ngubu? Tuyishyura 10,000 ku kwezi. Nawe yihagaze kandi ari mu cyaro. Mukayabona se? Turayahingira tukayabona. Ubwo nyine iyo tuyabuze turagenda nawe tukamuha amaboko tukamuhingira. Ukamuhingira kagakuramo yarimo agomba kuzamwishyura. Ariko muri iyi minsi numvise ngo ya corona ngo hari ukuntu babyoroheje ngo ntago abantu bagira amazu baradohoye. Muri corona badusoneye ukwezi kumwe. Ubukundi andi yose twarishyuye ni ukwezi kumwe. Ariko nyine inzu mubanye neza nta kibazo. Nta kibazo tubanye neza. Ikibazo iyo utabonye ubwishyu muraserera. Ariko iyo mwishyuye ubwo icyo mupfana nuko umwishyura neza. Icyo mupfana amafaranga y'ubwikano. Aha ngaha ubundi mukunda kwezi ibiki? Aha ngaha abantu bahinga bakunda kweza ibishyimbo, amasaka n'imyumbati. Wowe ubundi kavukire ni he? Kavukire yanjye ni mu karere ka Gakenke. Ubwo hano se kuki mwaje gutura aha ngaha? Nuko kubera ko ari umugabo akomoka? Oya, twese twarazanye tuza duje gushaka imibereho. Muza kwiturira aha ngaha. Hari inzira ndende kuki mutagumye mwari muri mukazana kujyana mwakundi iki hano? Oya, iwacu hari ahantu mu misozi miremire. Imvura irwa igatwara ibintu igashaka no kudutwara. Turabadusanga nta mibereho ihari, tuvuga reka tugende tujye gushaka imibereho hirya. Nuko twaje. Mwatangiye gutura ngaha ryari? 2018. Mumaze imyaka 3? Ni 2 tuhamaze. Imyaka 2. Abana se ufite bariga?
abana mfite bariya babiri bakuru ntabwo biga, nabuze ukuntu najya mbarihira, higa babakurikira batoya. Higa bakurikira batoya. Ngo biracyari ikibazo cy'ubushobozi. Nta kintu se leta ijya ibafasha byibuze bivuga ati wenda reka tugire icyo tubamarira byibuze kugira ngo n'abana biga ko nabonye bashyizeho gahunda yo kugira ngo umwana wese yige? Oya, nta kintu batumarira, ntacyo. Nta kintu babamarira? Okay. Bose nta numwe wiga cyangwa ari munsi? Aba batoya bariga, ubwo mu bana 6 nakubwiye hari kwiga 3. Hari kwiga 3. Ubwo abandi 3 ntabwo biga. Bari mu cyiciro cy'akanga cy'ubudehe cya kabiri. Okay. None se ubusanzwe mubona imibereho yo mu nzu, mubona muragorwa cyane? Biratugora cyane kwishyura inzu, kuba wahingira inaha bahingira 1000, guhingira 1000 ugahahira abana ukishyura inzu, ni imibereho igoye cyane. Unabyumva ari kwakurya rimwe ku munsi. Kwihangana buri Imana hari izageraho igaca inzira. Tuje hanga kugira ngo tubasure by'umwihariko, twagiye twumva amakuru yanyu ko tugeze kuza ku karere, ndumva ari akarere ka Rwamagana, turabonana twumva ko ufite undi mwana wabonye. Ntabwo nabashije kumenya wenda uburyo ki wamubonye, mbigira ngo wenda dusobanure n'ukurikiye Ndahaye TV amenye wenda uburyo ki, hari igihe wenda buryo umuntu amenye ikibazo, hari n'igihe haza nk'umugira neza akaba byibuze yagutera n'iyo nkunga byibuze akaba yanagufasha byibuze ugasunika iminsi ubuzima ukagenda bukomeza. Ubundi ikibazo cyari giteye gute? Ubundi ikibazo ukuntu cyari giteye, nageze n'ahangaha none nifite abana biga kugira ngo bazabatizwe, binsaba kugira ngo njye gushaka ibyangombwa kuri paruwasi. Ndangije ndagenda njya kuri paruwasi ya Kabuga ngo bampe ibyemezo mbyohereza aho naturutse. Ngeze kuri paruwasi ibyemezo narabisinyishije, maze kubibona ubwo nari ngiye muri gare kubiha umuntu ugiye ngo abinjyanire mu karere ka Gakenke. None ubwo navuye kuri paruwasi, ngeze imbere gato haza umumama uri kwiruka inyuma zanjye, ati hagarara tujyane. Ese tujyane hehe? Ati numvise ko ugiye gutega ugiye muri gare Kabuga, nanjye niho ngiye. Ugiye se gukora iki? Ati ngiye gutega, ngiye mu mujyi. Nuko ubwo turagendana nk'abamama bari kuganira. Tugeze imbere hari ahantu abanyonzi baparika amagare, mbese ubwo twe tugiye kwinjira mu bantu benshi. Arambwira ati mama, aturabizi, ati ngiye kwinjira muri gare, none mfashe uyu mwana manze nihagarike. Ubwo umwana aramumpa muri gare ya Kabuga. Iki gitenge nicyo yari amufatiyemo. Aramumpa ndamufata, indangije mpagarara hahandi. Aragenda ararenga. Ndategereza ndamubura, yamumpaye 4:00 za mu gitondo. Yego. Ndamutegereza ndamubura, bigeze 5:30. Umwana atangira kurira n'inzara yari imwishe. Abantu bavuye mu isoko bakaza bakambaza ati kuriza umwana wamuhaye ibere. Noneho nkabura icyo mbasubiza, nanjye nkarira. Umumama umwe ni wambwiye atumba ati iyo mitwe iriho mu mujyi niba utamenyeye umujyi, ati nyina wo mwana yamutaye ubwo yagiye, ati heka umwana ugende ujye kuri RIB. Ndangije ndavuga nti kuri RIB ntibihagije. Wa mumama ubwo ngubwo nyine yangiriye inama ati mugende muri gare mushakishe wenda ku modoka zose. Njya muri gare nshaka abantu bakora muri gare, dushakisha ku modoka hose umuntu turamubura. Barangije bandangira ahantu polisi ikorera kuri Mezo i Kabuga. Ndazamuka ndagenda njyayo, ngezeyo bambaza uko bingendekeye ndababwira. Barambwira ati ubwo ngubwo tugiye gutanga amatangazo, jyana umwana mu rugo, noneho mu gitondo ugaruke tukujyane ku murenge wa Rusororo baguha ibyemezo by'uko wabonye uwo mwana. Ubwo naratashye, ngeze hano mbibwira umutware wanjye, numva nta kibazo bigizemo, arabyakira. Mu gitondo aramperekeza, turagenda dusubira kuri polisi. Tugezeyo baturangira ku murenge waho. Tujyayo, twagiyeyo icyumweru cyose tutarabona umuyobozi w'umurenge ngo adusinyire. Aha amariye kudusinyira rero, ubwo twaraje, mbese barashakishije nyina w'umwana baramubuze. Tuza mu murenge wacu, tugeze mu murenge wacu baratwakira. Ubwo ngubwo nyine bamwandika mu irangamimerere, ariko ubwo kwari ugushakisha, ntabwo twe tuzigiye yavukiye. Ubwo nabo bamwise amazina, bagereranya igihe yaba amaze. Ubwo baramwandika. Bamaze kumwandika barambwira ngo abayobozi ngo babishinzwe bo ku karere ngo bazaza kunsura ngo bamenye amakuru y'uwo mwana. Ubwo rero naratashye, nkajya mukamishiriza amata, byose nkabyigwanaho, ngashaka igikoma ntikibure.
ubwo hano iwanjye nari umuntu wahingiraga igihumbi naza njya guhinga umwana akambuza guhinga uwo nahingiye uwo munsi akanyirukana ati ntuzagaruka nikoreraga imineke nayijyana ikabuga akananira abandi bana bose bari ku ishuri imineke ndayireka ndicara ngo ngiye kurera umwana wanjye ngeze aho nisu amata nzajya nyakura he uriya mugabo tujya inama ati noneho reka nze nzinduka nkurangura ijerekani y'inzoga wirirwe hano uyicuruza nanjye njye gushakisha ko nabona igihumbi ubwo nyine ubwo korona yaje ncuruza iyo jerekani y'inzoga ngo mboneho isukari y'umwana nibwo korona yaje akabari baragahagarika ubwo biba birahagaze ubwo ku murenge nta muntu wongeye kunkurikirana byahise birangira gutyo na mituweli icyo gihe narayitangiye ubwo birangira gutyo nyine ndakomeza nigwanaho kugeza uyu munsi umwana wamutoraguye afite nk'amezi angahe ugereranya icyo gihe yari afite nk'amezi 8 ukuntu twagereranya kuko ntabwo yari azi gukambakamba yari afite amenyo 4 ayo hasi n'ayo hejuru hari ryarugo hari mu kwezi kwa 6 ku itariki enye mu kwezi wa 6 ku itariki enye umwaka n'umwaka ushize umwaka ni 2019 umajije kubona uwo mwaka nkawe nk'umubyeyi baramugutanya nawe uri kwikora mu bintu byo gushaka ibyangombwa by'abana bajya kubatizwa cyangwa se guhabwa amasakamenti bagusigiye umwana kandi nawe ufite ikindi kibazo ugiye ushaka gukemura umugejeje mu rugo utaramugeza mu rugo umva gumezo umva ntari namugeza mu rugo bakimara kumbwira ati i Kigali batabana kuko ntabyo narinze nahise ntitira ndavuga nti ubu umugabo ntarabyemera ubu ndabigenza nese ubu nanjye mutereka aha ubu se mbigenze noneho nibaza ukuntu ndabigenza biranyobera ndangije ndavuga nta n'imbaraga mfite zo kugira ngo ntahe mu rugo ndangije mu magara umugabo ntubundi kumva nta n'imbaraga mfite n'inzara yanyishe n'umwana yandiriyeho ntubu yasinziriye mbabarira ntege moto ningera hano uyinyishyurire ariko nkubwira ibyambayeho numvaga ko nawe atarabyakira numva ubwoba bwanyishe nuko ngeze hano nyine anyishyurira moto nuko mubwira ibyambayeho mbona arabyakiye byabanje kumugora nawe nyine kubyakira byaramuruhije no kumpamagara ndiyo narabimubwiye arambwira tumva ati ngiye ibyo sindi kubyumva ati kereka ari byo niboneye nahagazeho nawe kubyakira neza nuko mu gitondo twashyanye kuri polisi baratwigisha baduha inyigisho umwana baramwanditse bamuhaye amazina bamwise nde bamwise Mugisha Kevin kuki bahisemo kumwita gutyo ntabwo mbizi ukuntu byagenze nageze ku murenge barambaza ngo ese mwirangamimerere ngo ubutwandike ndi kubera ko nari ntarashyira umutima hamwe ngo ntekereze ngo umwana tuzamwita gutyo ndavuga se ubu tumwite nde ntihari tumwite Mugisha se ubwo wari ukwandika ati izina ni Mugisha ati nta n'irindi zina twashiraho ati ni Mugisha Kevin nta n'irindi zina ubwo warihimbye ninde warazanye izina Mugisha ubwo ninde izina Mugisha ryazanywe na uriya wandika eta civile ariko hari undi mu mama ushinzwe uburezi ukorana na sociale niwe rero twafatanyije kwita uwo mwana bajya bavuga ngo izina ni ryo muntu wumva azaba Mugisha koko hari igihe yaba we byose ni Imana ibikora kubera iki kubera cyumva ko yaba we kubera Imana kuba Mugisha nuko Imana ishobora kumpa agakura akamenya ko namureze nuko rero wari ufite abo bana 5 ubonye undi mwana ubu bifata gute ubyumva ute nyine mbyumva uko ndavuga nti umwana ari mu bandi bana numva nawe ari ubona byaye kuko mu bana 5 sinakwibagirwa ko nabyaye murera nk'abandi bana nawe ni mama naho akaba umwana wanjye mu bandi bana kuko narangije kumwiyumvishamo namubatirishije ajya mu muryango w'abandi bana mukoresha ifishi ya batisimu ndamukingiza mukoresheje igipande cye cy'amavuko ubwo nta kintu ntamukore byose ni umwana mu bandi mbese tujya twibaza nk'abantu turi abantu twese wese ni umuntu afite uburyo atekereza twambaye umubiri nk'ubu ngubu ukajya ukabona nka nyina arahingutse arakomanza ati mu umwana wanjye wamubwira irihe jambo wamusubiza ngo numva ntamusubiza nabi ahubwo namubwira nti umwana rero siwe wamumpaye manza ugende ureba abayobozi ubabaze iby'uwo mwana noneho rero muzane uduha amateka ye kuko nanjye ubwanjye sinanamwibuka niyo yanyura hasi sinamenya ko ari nyina kuko sinabashe kuganira nawe ngo tubone ibiganiro bihagije yarihitiraga nanjye nihitira ubwo rero sinanamwibuka n'uwamunyereka niyo mpamvu atambwira ngo umwana ngo n'uwanjye ngo mpe kwita nemera ngo n'uwawe hatabayemo ubuyobozi ubuzemo wenda ubuyobozi bwinjiremo ku giti cyawe ndakaza arikubwiye wenda suppose wenda uranamuzi umwana wamumuha oya ntago napfa kumumuha kubera iki none se kurumva ahantu hose nageze bo bamumbajije ati wa mwana uragiye ari heye
nasubiza nta muntu umukubajije yebo numva nta mumuha kubera icyo umvutamu umwana aravuna kumurera uri kumva izo nzira zose yanyujijemo urumva ibyo nakoraga byose byarahagaze insa nk'uwasubiye inyuma mu byo nari mfite by'iterambere ndavuga nti n'ubundi iyo umuntu ahetse uruhinja nta kintu amara nemera ndamurera kugeza igisaha ubwo rero kugira ngo mpfe kumurekura mu muhe byava kuri none se ubuyobozi bwo gutegetse kuvuga ngo uyu mubyeyi muhereza umwana ubwo yaba yabahaye ibisobanuro bihagije by'uburyo yamumpaye namubaha kubera itegeko namubaha ariko ari nta tegeko rivuze ngo tanga umwana ntawe nabaha kuko abana bamaze kwiyumvisha ko nawe ari uwo nabyaye kugira ngo umumuherero byasaba iki urumva ushobora kuvuga ati ese yaguhindishiye akababaro ese hari ibyo akugomba n'iki ubundi kugira ngo ubundi umuntu arya ibintu byinshi cyangwa umureresha ibintu byinshi sinanakora na totayi ngabona icyo ampaye si yanakibona pe simbizi rero ukuntu byagenda aho ngaho umwana utazamuye ntago namumuha rwose ngo mpe kumumuha ngo shyikira umwana ugende ese ko ari kwa kundi nyine ujya kubona ukabona wenda nk'umwana arakuze ubumva namara gukura agize nk'imyaka namara kugira nk'imyaka ingaho uzamubwiza ukuri umwana uzamubwiza ukuri cyangwa uzakomeza guhisha umubwira ati ndi mama wawe umurekere mu bandi bantu oya ntabwo namuhisha ntabwo namuhisha kuko hari ahandi henshi nagiye mbibona bitera igikomere yakuze ari umwana umaze kumenya ubwenge afite nk'igihe cy'imyaka 13 umwana wasobanukirwa icyo umubwiye wamwicaza ukamubwira uko byagenze abandi baramutse bagutanze bakamubwira mbere yo kumubwiza ukuri mbere icyo gihe bantanze bakabimubwira ntago nabimwemerera nakomeza nkamurira kugira atagira umutima mubi nge nkazamigura binturutseho nabanje kumureka tuje naho abandi babimubwiye akaza nanjye nkabimubwira hagira ngo tumufitayeho ikibazo nyine bigatuma agira umutima mubi abiguye n'abana bawe abana banjye bashaka kubimubwira ariko nkabunga mu rugo ibyo mwavuze ni ibiki ko murabesha kari uwanjye nge nkazabimwibwira binturutseho akabyumva kugeza iyi saha ubona urumva ugize abana 6 ariko by'umwihariko hari nk'icyo usaba nk'ubuyobozi n'icyo wasaba byibuze ubuyobozi kintu nasaba ubuyobozi nabasaba kugira ngo nyine bagire inkunga bantera yo kubasha kumurera urabona ndi mu icumbi bagize inkunga bantera wenda nkaba nava n'ahantu mu icumbi ndi nkagira ahantu murerera akazahakura tuvuga ngo dutuye mu mudugudu uyu n'uyu ariko turatuye mwana wanjye dore nakubonye turi aha ngaha byangirira akamaro byarushaho kungirira akamaro atakugira mu gitondo muheke tugende ejo muheke tugende ubwo rero numva numva nyine kingana iki ubonye uyu mwana ugiye mu buyobozi maze igihe kingana iki kuva namubona ubu ngubu nujuje umwaka mubonye wagiye mu buyobozi kenshi nk'inshuro zingahe kugira ngo ndore ko ari cyo bagufasha nagiye inshuro nyinshi nta kintu ugeze kumara hamwe nta kintu bamariye mu buyobozi ntacyo bakubwira ngo iki bagiye bambwira ngo ababishinzwe nabo ku rwego rw'akarere ngo bazaza kunsura noneho bambwiye ngo bazaza kunsura ndategereza ndaheba ndangije ndihagurukira njya ku karere ngezeyo mpura n'umumama ngo bishinzwe ubwo rero mpuye nawe nibwo yambwiye ati genda igihe tuzaza gusura abana babayeho muri ubwo buryo nawe tuzakugeraho ubwo ndataha ntabwo rero nta muntu wongeye kumbaza ati umwana ameze ate mu mudugudu barakizi ikibazo mu mudugudu barakizi ariko no mu murenge barakizi bose barakizi hari ikintu se byibuze muri iyi minsi yaguma mu rugo hari ikintu byibuze bigeze bagufasha byibuze ngo ubuyobozi wenda hari icyo wenda bageze bakugenera byibuze nk'ibyo kurya kubaze wenda ko nawe utorohewe hari ikintu bigeze bakugenera ntabwo bigeze banshyira mu mubare w'abantu bafashwa usibye ko navuye kwa muganga kuvuza uyu mwana nyura kwa gitifu w'akagari ndamubwira nti ko mituweli igiye gutangira icyiciro cyanjye buriya ko kiririya bura nakimura kikaza inaha ngaha kugira ngo mbone uko nzariha mituweli arangije arambwira ati turi muri korona unanirwe kwisabira ibiryo wirire uje gusaba icyiciro icyo gihe yampaye akawunga ikiro 10 n'ibiro 5 by'ibishyimbo nibyo bintu ntahakana yampaye uyu mwana se ko ndeba afite igisebe hano ku jisho yabaye yituye hasi ari kwiruka hano mu muhanda n'abandi bantu ni ikihe kintu byibuze wagenera ku bantu b'abamama cyangwa se abantu b'abadamu batabana nabagenera inama nyine wabagira inama nabagira se inama nabagira nuko niyo waba ufite imibereho mibi uhetse umwana wawe umukomeraho kuko nuwo wajya gufunguza uhetse umwana ntabwo yabikwima ariko ugiye gufunguza wataye umwana nta kintu bakumarira ikintu rero nabagiraho inama ni ukubabarana n'uwo wabyaye aho uryamye akaryamaho waba urara mukaburarana
mu gitondo ukajya gufunguza uvuga uti umwana nguyeho kubera inzara ntiwabura uguha. Nagira inama rero ababyeyi cyangwa abantu batabana ko batagombye gufatiraho niba hari abo baba bavuganye nabi ngo bafatireho ngo ngiye kujugunya umwana ngo nigendere. Oya, ubabarana n'umwana aho ugiye nawe akazajya aho ngaho, kuko abana dufite ni benshi kandi ari aho kubata twese twabata, ariko umwana n'umwana kuko hari ahantu agukura habi. Ese buriya usubije amaso inyuma ubona nk'abantu bakora ibyo bintu byo gutabana, ubu ni impamvu bundi ari iyihe buriya? Nk'umuntu ubyara umwana akamujugunya akajya ku gise agatwita akabyara umwana ukwezi ugashira 2, 3 angahe se akamujugunya. Kumujugunya rero buriya ashobora kuba ari imibereho baba bafite mu ngo zabo, kuko hari imanza nyinshi zigenda ziba tukazibona. Hari ari imibereho iba yabaye mibi, aho gufata umujinya wo kugira ngo avuga ati ngiye mpetse umwana wanjye ndagiye, akagira umujinya wo kuvuga ngo ngereka nkijugunye nigendere. Nuko tubibona. None agahita agenda wenda akajya gukora akazi k'uburaya cyangwa se akagenda akajya gukora akazi ko mu rugo kugira ngo wa mwana atazamubongamira. Nicyo gituma wenda abantu batabana, niko tubibona. Ese ubundi uwo mudamu ajya guhesigira umwana nta na nimero byibuze ageza kubaza ngo aho utuye, nta na adresse ageza kubaza byiza bwe ngo mpa nimero ya telefone kugira ngo uyibuze umujyane na nyuma y'igihe runaka wenda azaguhamagara kubwira ati umwana ntigeza kubaza naho utuye. Ubundi ntabyo yigeze akora, kuko iyo mishyikirano ntayo twagiye, nta na telefone yari afite mu ntoki, nta kintu yari afite. Amwururutsa nabonye afite ibiceri 200 gusa mu ntoki, nta kindi kintu yari afite, yaba yikingiye ku buryo wamuha n'inumero akagira aho yandika. Wabona gasare abakobwa bateye ubu ngubu cyangwa ubonaga ari nk'umuntu w'umunyacyaro ufite ibibazo, umuntu ukabona ko ari umuntu usirimutse w'umunyamugize, cyangwa wabonaga ko ari umuntu w'umunyacyaro? Nje nabonaga ari nk'umuntu wari ubyaye bwa mbere nka bano bakobwa bateye ubu, kuko nabonaga atari umuntu wenda nkanjye ubu ngubu nshobora guhura n'umuntu akavuga ati uyu muntu ni umubyeyi. Nje nabonaga ari nk'umuntu w'umukobwa ku buryo yamushyira hasi yari yambaye amapantaro akikomeza ku buryo ntavuga ngo uyu muntu ngo hari umwana yataye. Nabonaga ari nk'umuntu w'umukobwa. Urumvikana kandi umva ko ari ikibazo na kimwe, ikibazo kiremereye kandi gikomeye cyane by'umwihariko. Hari ikintu ufite ku mutima wumva wasangiza byibuze, cyangwa se wasangiza wenda rwaba urubyiruko ruri kubyuka muri iyi minsi, yaba ari abadamu bari muri iyi minsi ubu buryo babayeho n'ibiki byose, hari ikintu kiri ku mutima byibuze wumva ushaka kubwira byibuze Ndahehe TV cyangwa se nawe ukurikiye muri aka kanya? Ni cyumva kiri ku mutima? Ikintu kiri ku mutima wanjye numva nasangiza urubyiruko, ni uko urubyiruko rw'iyi minsi niba adashaka gutwita umwana ngo amubyare, kwifata bikaba byaramunaniye, hari iringaniza ryaje yagenda akajya muri Wonapo bakamutera urushinge, ariko kugira ngo abyare umwana ateze abantu ibibazo, yagenda akikingira agakomeza gahunda ze, cyangwa se byamunanira uburaya akabureka, akicara hamwe akamenya ngo uburaya araburetse, wenda byamugwirira yatwaye iyo nda akavuga ati umwana ndamurera, cyangwa mushyira ababyeyi mu rugo bamfashe kumurera, nce bugufi mbane n'ababyeyi turera umwana wacu. Ariko kubyara kugira ngo utwite, numara gutwita indi kuvune, nurangiza ubyara umwana umute mu kinani, rwose nta rugero rwiza rurimo. Ikiza nuko wakwikingiza ukajya muri Wonapo wenda ukajya ubikorera iyo ngiyo byarakunaniye, ariko ntute umwana ngo uteze abantu ibibazo. Kuboneza urubyaro urabyemera? Ngewe se navuye ko ntabyemeraga, ariko kubw'uyu mwana kubara kuri ababara numvaga mbyemeye, kuko navuga nimbyara undi mwana ntago nzabarera, ntabwo nabashobora rwose, ni no mu icumbi ndimo, nihubwo reka ngende nyine mbikore kubw'uyu mwana, nimbikore ndebe ko uyu mwana yakura rwose mbere na bucura. Ubu n'umwana wawe ukamukunda nta kibazo, n'umwana wanjye pe, umufata kimwe nk'abandi, ni bucura bwanjye, numva kuri njye yambera bucura. Kandi n'ubundi bizaba ni umwana wawe? Ni umwana wanjye, mufata nk'abandi bana. Abana bawe babyakira bate kuba baramubonye kandi bakaba bumuna bataramubonye ari mutoya, umwonsa umufata gute, babibona gute abana bawe ubundi bamufata gute? Uburyo namwakiye nabo niko bamwakiye, nta mwana wigeze amwinuba, kuko iyo bamwinuba ntibari kumfasha kumurera, ariko urebye ukuntu bamurera n'uburyo bamufata, ni musaza wabo pe. Kuko nagerageje icyo gihe najyaga ku murenge, barambwiraga ngo niba ntamushoboye ngo tuzajya mu nteko bahitemo ngo umuntu bamuha umushoboye. Naza nabibwira abana bakambwira ati umwana ni uwacu, ntabwo turamubaha kuko waramubonye uramutuzanira turamwakira, nta wundi muntu twaha umwana wacu. Rero indi si muzamushobora, bati tuzamushobora, tuzatujya bike nawe ajya ibindi, twese dusaranganye. Bumvikana. Hari ukuntu abantu ubona bajya bakina, bamara gukina ukabona
bararwanya barafatanya cyangwa kujya kubona ukabona nk'undi mwana ufite umwana abonye ufite nk'undi mwana umurutoho gatoya ugasanga wenda muriye nk'urwara uyakarira ntabwo ubona nkaho wenda ubifata nabi ukavuga ati yose bari abana barimo barashaka kumuhotera nkaho bakeka ko badafitanye wenda isano rya hafi. Ibyo ntabwo byo byatuzamo nta nagitekerezo babigiraho nta nubwo bigera babaza ngo ye baba bimeze biti oya ntabwo ibyo bintu bye byatubamo. Abaturanyi bamenye se uyu mwana baramuzi? Abaturanyi baramuzi kuko namuzanye bose bahari ibyo byose barabizi baramumenya kandi bose ubona ko banamukunda nta kibazo rwose umwana hagirira ahangaha. Ubu sagize nk'ikigo cyiza kikavuga ati rero uyu mwana dukurikije ko wamonye n'ibiki byose ushaka kumujyana wenda mu kindi kigo cyangwa se tukamuhereza undi muntu ujya kumurera wabyakira? Yewe ntago nabyakira vuba byabanza bikangora kuko umwana ungana gutya ntago namutanga ngo bagiye kumurera se ubwo nazongera nkamubonera he ntago nakongera kumubona ubuse bamujyana koko angana gutya ubuse baba bansize hehe urumva n'uburyo namureze n'ibyo nagiye nyuramo byose ubwo namutanga gute kuko ntago wamurekura? Numva nta murekura. Ubuse byibuze hari uburyo utegereza gusasubira mu buyobozi bwiza mwagufasha? Mu buyobozi se nzasubiraho ryari ko bambwiye ngo nzategereza abo bantu niba bazaza ko ntabizi. Harya ngo nabaturutse mu karere? Ngo ni umuntu ubishinzwe ku karere ntago mbizi. Bazabwira n'iki ko rero baza gufasha cyangwa bazakusiza? Nyine ni muri rusange ngo hari abana benshi baba babayeho gutyo ngo ubwo bahamagara ku murenge ngo tuzaza gusura abana babayeho muri ubwo buryo ubwo rero ngo bakaza bakabasura ntabwo nzi uko babigenza. Niko bambwiye. Birumvikana byibuze ubwo twari n'ikiganiro burya n'umuntu ukurikiye Indahei TV hari igihe wenda azagira uburyo kibyibuze azadufasha. Ukurikiye Indahei TV cyo nagushishikariza nukana subscribe kandi ugatanga comment n'igitekerezo cyawe kugira ngo byibuze nimba ushaka kugira icyo afasha uyu mwana hari nimero ziriho hasi wazibona ukadereza igitekerezo cyawe cyangwa se icyifuzo cyawe cyangwa se n'inama muri rusange kugira ngo tuzabashe gufasha uyu mwana. Dusoza tugana ku musozo ku giti cyawe n'umuryango wawe n'abavandimwe bawe niki byibuze wifuza niki wasaba byibuze inshuti n'abavandimwe niki wasaba ubuyobozi byibuze muri rusange? Ngewe ikintu nasaba nifuza ikintu nakwifuza kereka uwankura mu bukode mbamo nkabona ahantu nshobora kuba nkabona ubufasha bwo kujya mbona mituweli y'aba bana banjye ukuntu bashobora kwiga ku ishuri. Ubwo rero nibwo bufasha nashobora gusaba kuko nibyo bingora. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane. Alright. Reka tumushimire rero ni umumama ni umubyeyi utuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu mu mudugudu wa Kinunga. Ni umumama twaganiriye tubwiye byinshi bitandukanye ku buzima bwe uburyo yatoraguye umwana akaba ageze hafi umwaka urenga afite imyaka 2. Agize imyaka 2 umwana ugize imyaka 2 rero kandi yaramutoraguye afite amezi 8 abayeho mu buzima navuga ko bwa gikene buciriritse ariko byibuze hamwe n'Imana bigenda byose bigenda neza Imana ikamushoboza haca inshuro gake n'umufasha we umwunganira ubuzima bwa buri munsi ariko abana be nabo kurya biba bibagoye babona igihumbi cyo kurya ku munsi ariko nabwo urumva ko babigoye kuba ufite umuryango w'abantu 8 we n'umutware we 2 ndetse n'abana 6 nukuvuga ngo n'abana 5 yari afite kongeraho undi mwana wa 6 yatoye ubwo nawe ni umwana we niwe bucura bwiwe nkuko yabituganije muri rusange. Nimba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa se ubufasha ushaka kugendana uyu mubyeyi watwandikira kuri Indahei TV cyangwa se ukandikira message kuri iyo nimero ubona ya telefone tukazabagenera inkunga. Rero muri rusange waba ufite inkunga y'ibitekerezo yaba y'amafaranga yaba ndetse n'ikindi cyose gishoboka watugana byibuze kugira ngo utugezeho inkunga yawe tugeze kuri uyu muryango muri rusange. Ibiganiro byacu nakagaruka naha tubisoreje icyo nakubwira none utarakanze subscribe kuri Indahei TV yikande kugira ngo ujye ubona ibibwiriza byacu ubone amafilime yacu ubone n'ibiganiro ndetse n'ubuhamya bwinshi bugiye butandukanye kuri channel yacu. Ibiganiro byacu nakagaruka mwari kumwe nanjye Arno ciao bye bye.